Abantu bajya ku mbuga nkoranyambaga bagatukana basanga hari ibibazo bifitiye bo muri bo bagiye kubijyana mu gutukana. Nanjye barantuka ariko kuntuka byo nuguta igihe nta ntege binca. Minisitiri w'ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Dr Bizimana Jean Damascene yagaragaje ko mu cyumweru cy'icyunamo abantu bagomba kwitondera ibyo bashyira ku mbuga nkoranyambaga ndetse bakirinda gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside kuko ngo uwo bizagaragaraho azakurikiranwa n'amategeko. Bikaba rero bigomba kwirindwa muri no misi 7 ndetse no misi 100 yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Ibi yabigaritseho mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye kuri uyu wa 3 Mata 2025 kigaruka ku myiteguro y'igikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi n'ibikorwa biteganijwe. Imbuga nkoranyambaga reka bisubize mu buryo bubiri. Imbuga nkoranyambaga nazo ubuziri mu bikorwa mu nzira mu miyoboro yifashishwa mu gutanga amakuru, mu gutanga ibitekerezo, mu kubihuza, zifite rero akamaro. Twireba ibibi gusa bihabera ariko turebe n'ibyiza byazo. Ako kamaro kazo rero ni ngombwa ko gakomeza gukora, ariko hari n'amategeko agenga imikoreshereze y'itangazamakuru n'isakazamakuru, n'abakoresha imbuga nkoranyambaga arabareba. Iyo barenze itegeko ku bari mu Rwanda babikurikiranwaho. Bityo turiho dukora ni ukuganira na ba nyir'imbuga ku rwego mpuzamahanga kugira ngo abanyuzaho ibiganiro byigisha urwango, banyuzaho ibiganiro bihakana jenoside yakorewe abatutsi, ibyo biganiro nabyo bijye bishobora gukurikiranwa na ba nyir'izo mbuga kuko ziriya mbuga nazo zose zigira amategeko n'amabwiriza bigenderaho. Ikibazo aho tugifite ni uko batugaragariza yuko batumva Ikinyarwanda ku buryo badashobora kumenya ibiganiro byanyuzeho ibikubiye mu ibyo biganiro kugira ngo bumve ububi bwabyo. Icyo rero kiracyafasha cyane abazikoresha, abakoresha YouTube, abakoresha Facebook n'abandi, kuko urwango banyuzaho ntabwo ba nyir'imbuga barumenya. Murumva rero natwe bidusaba ubushobozi guhindura mu Kinyarwanda izo mvugo zose ibiganiro batanga buri munsi kwa ayo mashene yose. Ntabwo ari ikintu cyoroshye, ariko tuzakomeza kubikoraho kugira ngo ibiganiro byigisha urwango, hari ababigize inzira y'amaramuko. Tuzakomeza gukorana na ba nyir'izo mbuga kugira ngo bakurikiranwe bitabujije abantu gutanga ibitekerezo byabo, kuko gutanga ibitekerezo ni ikintu na leta y'u Rwanda yemera, biri mu itegeko nshinga. Ariko ibitekerezo byigisha urwango biba byabaye icyaha, ibitekerezo bipfobya bihakana jenoside yakorewe abatutsi biba byabaye icyaha. Icyo gihe rero ntabwo bigomba kwihanganirwa, iyo nzira niyo igomba gukoreshwa. Ariko ikindi nanashishikariza Abanyarwanda nabo ni ukumenya gukoresha imbuga neza. Abantu bajya ku mbuga nkoranyambaga bagatukana basanga hari ibibazo bifitiye bo muri bo bagiye kubijyana mu gutukana. Nanjye barantuka ariko kuntuka byo nuguta igihe nta ntege binca. Ahubwo ni ngombwa gukoresha neza imbuga nkoranyambaga ukavuga ibitekerezo byawe, cyaba ari ikibazo ukakibaza. Ushobora kutemeranya n'undi muntu, ibyo birasanzwe, ariko gukoresha imbuga nkoranyambaga abantu batukana tunabyumvikaneho ko Abanyarwanda ntibiri mu muco wacu. Mu muco nyarwanda ntihaba nko gutukana, habaho kubahana, habaho kwizerana. Dufatanye rero namwe abanyamakuru kwigisha abantu uko imbuga zikoreshwa. Byaraboroheye guhimba amazina umuntu adafite akashyiraho ibitekerezo bye bibi. Je nizera ko uko imyaka izagenda ihita urubyiruko rwacu ruzageraho biriya bakabirenga, bakamenyera nyine ko gukoresha imbuga nkoranyambaga ni nko kubura n'umuntu mu nzira ukamubwira wiriwe waramutse urahura muke, bitajyanye no kwisha inyuma y'iryo zina rindi ugatukana. Ndumva ari icyo nabisubizaho, ariko nongeraho ko abazazikoresha n'abazikoresha mu buryo bw'icyaha gikorewe ku butaka bw'u Rwanda, yewe n'igikorewe mu bihugu bindi bihana icyaha cy'ipfobya n'ihakana rya jenoside yakorewe abatutsi, inzego zibishinzwe zizabakurikirana. Minisitiri w'ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Dr Jean Damascene
yagaragaje ko mu cyumweru cy'icyunamo hazatangwa ikiganiro kimwe cyo kuwa 7 Mata 2025 bitandukanye nuko hajyaga habaho ibiganiro mu midugudu muri iyo minsi 7. Yabigarutseho mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye kuri uyu wa 3 Mata 2025 kigaruka ku myiteguro y'igikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi n'ibikorwa biteganyijwe. Ku itariki 7 murabizi niho n'umuryango w'abibumbye wemeje ko ari umunsi mpuzamahanga wo kuzirikana kuri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda muri 1994. Igikorwa rero kizakorwa mu bice bitatu. Kizabera cyambere mu midugudu yose guhera mu gitondo saa 3. Abaturage bakaba bari mu midugudu yabo bagahabwa ikiganiro cyamaze koherezwa ubu kirahari, inzego ziragifite. Hanyuma hakaba n'igikorwa ku rwego rw'igihugu kizabera ku rwibutso rwa Kigali rwa Gisozi, kizatangira mu gitondo kibanzirizwe no gushyira indabo ku mva zishyinguyemo imibiri y'Abatutsi bishwe muri Jenoside. Icyo gikorwa kizanarangwa no buhamya nk'uko bisanzwe bigenda, ikiganiro, ariko habemo n'ubutumwa bw'umunsi. Ubutumwa bw'umunsi rero bwo buzanakurikiranwa no kuri za radio na televiziyo, bukagezwa ku Banyarwanda, ku nshuti z'u Rwanda no mu mahanga yose. Nyuma ya saa 6 harateganywa kuzakorwa urugendo rwo kwibuka. Niba imvura ikirere kitwemereye, haba igihe imvura igwa ubwo tuzareba uko meteo imeze, ariko niba ikirere kitwemereye tuzakora urugendo ruzaba rurimo urubyiruko kuva ku nteko ishinga amategeko kugeza kuri BK Arena. Hanyuma urwo rugendo rwo kwibuka ruzakorwa mu ituze. Urugendo buriya ruba rugamije kuzirikana n'ubundi urugendo Abatutsi bakoreshejwe bicwa. Hari ababanje gukoreshwa urugendo rubi mu buryo butandukanye. N'icyo urwo rugendo rumaze rugamije kwibutsa. Hanyuma tuzakora rero umugoroba w'ikiriyo. Umugoroba w'ikiriyo nawo ukazarangwamo no kugaragaza ubutumwa, hazemo n'ubuhamya, ariko hazemo no kuzirikana abishwe. Minisitiri Dr Bizimana yagaragaje ko mu gihe cy'icyumweru cy'icyunamo kandi ibikorwa by'imyidagaduro bigomba guhagarara, ndetse yihaniza abantu bakunze gufungura utubari mu gitondo cyo ku itariki 7 Mata. Twagiye tubona rimwe na rimwe ibibazo by'abantu bafungura utubari mu gitondo. Utubari ntabwo twemewe mu gitondo ku itariki 7 kuzageza igihe igikorwa kizaba kibera ku rwibutso rwa Kigali kizaba kirangiye. Ubwo ni nyuma ya saa 6. Nyuma ya saa 6 abantu bashobora gukora imirimo yabo yose igihe ibiganiro bizaba birangiye. Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu yibukije kandi ko imvugo n'ibikorwa biganisha ku cyaha cya Jenoside n'ingengabitekerezo yayo bihanirwa. Abafite ipfobya n'ihakana rya Jenoside yakorewe Abatutsi, abakora n'ibindi bikorwa by'ingengabitekerezo ya Jenoside, abo bose bazakurikiranwa n'inzego zibishinzwe. Icyiza rero ni ukubireka, icyiza ni ukwitabira gahunda uko zimeze. Imibare y'urwego rw'ubugenzacyaha RIB igaragaza ko kuva mu mwaka wa 2019 kugeza mu mwaka wa 2024 abantu 3179 bakurikiranyweho ibyaha by'ingengabitekerezo ya Jenoside. RIB ihamya ko muri Mata aribwo ibyaha byiyongera ugereranije n'andi mezi, kuko ngo amadosiye 941 angana na 41.6% yose yakurikiranywe muri uko kwezi. Abagaragayeho ibi byaha biganje mu rubyiruko cyane kuko abafite imyaka 14 kugeza kuri 16 bagize 16.4%, mu gihe abafite imyaka 31 kugeza kuri 40 ari 26.6%. Abafite imyaka 41 kugeza kuri 50 bangana na 22%,
naho abafite imyaka 51 kugeza kuri 60 bagera kuri 17.6 kw'ijana. Abafite imyaka 60 kuzamura bo bagize 17.4 kw'ijana. Mu byiciro byose ntabwo iri byanze bikunze mu bantu bari barakoze jenoside, kuko unayisanga no mu bantu banavutse nyuma na jenoside itaraba. Ibyo rero naho bituruka ko jenoside yakomotse n'ubundi ku mateka. Ayo mateka rero yigishijwemo urwango n'irondabwoko igihe kinini, kuko urebye kuva Ababiligi baza mu mwaka wa 1916 niho batangiye gutandukanya Abanyarwanda, bijya mu nyandiko, bijya mu masomo, bijya mu bitabo. Noneho amashyaka ya politiki aziye Aprosoma na Parmehutu nabo bayobora igihugu bigisha irondabwoko. Iryo rondabwoko rero hari abantu ryagiyemo ku buryo kurirekura bibavuna, bakarishyira no mu bana, bakarishyira mu bantu bato. Niyo mpamvu ubona abantu bato bakora icyo cyaha batakizi, ni amakuru ayobye y'amakosa bahabwa n'ababyeyi, bahabwa n'imiryango, bahabwa n'abaturanyi, bahabwa n'abantu bakuru. Niyo mpamvu rero kurwanya jenoside bisaba n'ingengabitekerezo yayo, bisaba ibyo byiciro byose. Ubu dufite abantu barenga 60,000 bafunguwe bararangije igihano ku cyaha cya jenoside. Abo bantu barenga 60,000 benshi cyane bashoboye kongera gusubira mu buzima bwo kubana n'Abanyarwanda, nta subiracyaha bakoze. Iyo rero hagize umwe, babiri, batatu wongera akagaruka muri icyo cyaha, ni bakeya baba barananiranye. Ariko rwose ndemeze ko nshingiye no kwiyo mibare mbahaye, kuva muri 1994 jenoside ikimara guhagarikwa, abantu bakatiwe ku cyaha cya jenoside barenga 60,000 basubiye barangije ibihano, baba bakoze tije, baba bakoze gereza, ubu bari mu ngo zabo barakora. Hari n'abicujije rwose banatanga ubuhamya, bamaze no kwiteza imbere, bari mu bikorwa biteza imbere igihugu. Iyo nayo nishusha akenshi abantu batari bariko, nyamara igaragaza neza igipimo cy'imibanire Abanyarwanda tumaze kugeraho.